Urebye neza bimwe mu byasanzwe k'uyu mupfumu bita Sarongo, abandi bati ni umutekamutwe, benshi baribaza ngo ni umutekamutwe cyangwa se ni umuvuzi gakondo, ntago mbizi. Harimo ibyitwa ibikombe byarimo imiti myinshi cyane Sarongo akoresha avura, harimo ibijyanye n'iziko navuga rondereza yubatse mu buryo nyine butandukanye, yubakije sima iriho umuzenguruko w'igice kimwe kidasoje, uriho ibintu bimeze nk'ingobe cyangwa amacumu, ariko afite ukuntu aforumye mu buryo butandukanye, nawe ubireba n'amaso urabibona. Mo indani mu nzu, indani harubatsemo, hasizemo amarangi, harimo ibishushanyo byubatse ku gikuta cy'inzu. Ibi bishushanyo birimo agakono kariho ibintu bizamutse bimeze nk'aho wavuga ngo mu mabara y'umuhondo, umweru umuzengurutsemo hagati, ariko bimeze nk'udukoni dushongoye dusohokamo hanze. Mo imbere mu nkono biragaragara ko harimo ibintu biri kubira nyine, cyangwa se umwotsi, navuga ngo ibintu by'umuhondo bizamukamo. Harimo inkingi ihagaze imbere mu nzu. Ku rukuta hariho igiti gishushanyijeho abantu benshi, iki giti ukirebye nawe uhita ukibwira. Ikindi kiriho mo hasi hasashemo imikeka, ubwo naho ashobora kuba yavuriraga. Harimo ibikombe byinshi ariko atari byinshi kuko ibyinshi babisohoye hanze. Harimo imitanga igera kuri 3, harimo agakono. Aka gakono gateretse, hariho ndetse n'agasekuru gato cyane, hariho igiseke n'ibindi biseke, igiseke kiri mu nguni, inkangara n'akandi gakangara kariho ku ruhande kihishe inyuma. Ku ruhande nanone ku rukuta hashushanyijeho n'ibindi, nawe ugenda ureba n'amaso yawe uze kumbwira ni ibiki bishushanyijeho. Mbese ibi bisobanuye iki kuri wowe ubisanzwe ubizi? Uyu mugabo yitwa Sarongo, niwe ukurikiranyweho ibyaha 4 binyuranye birimo ibyo twita ubutekamutwe. Ni umupfumu Sarongo, yatawe muri yombi. Benshi bamubonye akora ibitangaza, arwana n'abapasiteri baje gusengera iwe, yewe yanagaragaye asa nk'umuntu uri hejuru y'amazi. Ibi byabaga ari byanyabyo byakuri cyangwa se byabaga ari ubutekamitwe? Hari abaturage benshi bagaragaza yuko yabaririye amafaranga. Hari abavuga yuko yabaririye amafaranga 100,000, 200,000, 400,000, 100,000. Bagenda bavuga, benshi bavuga ko bariwe amafaranga n'uyu mugabo bitwa Sarongo. Byaturutse kuziye impamvu. Mu byagarutsweho cyane cyane cyangwa se mu byagaragajwe, harimo bimwe mu byo basanze mu rugo iwe. Harimo ingoma, izi ngizi bavuza kugira ngo baba babyina bahamiriza. Ni ingoma ebyiri nini, atari nini cyane, zikozwe mu tugunguru, ziriho impu. Imwe muri izi ngoma iragaragara ko yaba ishajemo ku mpande, imirya yaracitse, nimba bayita imirya, nimba ari imitanagwaye ntago mbizi. Hari kandi nanone kagoma kari ku ruhande gakozwe mu kadebe. Muri zino debe, aya madebe cyane cyane akunda gukurwamo aya mafu abana bakunda kunywa cyangwa se dukunda gukoresha. Hari kandi kagoma nanone gato cyane, ndi kukabona kari imbere hano, nawe urakareba n'amaso ya. Muraza kugenda musobanurira ukurikiranye ibi byose, uribaza mbese koko ni umupfumu, ni ubutekamutwe, ni ugushaka amaramuko? Ibi ni ibiki byari byihishemo indani? Hariho agakoko kariho gateretse, kariho n'urupapuro rumwe. Hejuru y'ingoma hahiriho ibuye risa nkaho rinyereye ukuntu, ntago nzi kirimo. Inyuma yayo gato hariho agakono gateretseyo, nubwo ntari kukareba neza, nawe ubirebye n'amaso kariyo. Iruhande hariho igicuma giteretse ku ngata, hejuru yacyo hariho ikifundikiyeho gisize amabara. Utu dukono turi iruhande tubiri, kamwe karimo ikintu indani, mo imbere harimo igipapuro ndetse n'ikindi kintu kirimo giteretsemo nanone cya kabiri, n'ikindi gishashemo hasi. Agakono kandi nta kintu kirimo. Ku ruhande nubwo bitagaragara neza, birasa nkaho hari ikindi cy'igihu kiri ku ruhande, hari ibyo batashyize ahagaragara. Ibikombe biteretse hano, ibi bikombe umubare wabyo ni 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, n'ikindi gito kiri ku ruhande rw'iburyo cya 19. Hirya gato hariho ibindi biriyo. Ndibaza ibi byose kuba bibona n'ababibyumva, ese koko uyu ni umupfumu, ni ubutekamutwe? Ese hari abo yaba yaravuye koko bagakira nyabyo bya nyabyo, cyangwa byarabo yishakiraga ku buryo kugira ngo yibereho abone imibereho? Yatawe muri yombi rero. N'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko uyu mugabo rwamutaye muri yombi yitwa Rurangirwa Wilson, yaramamaye cyane nk'umupfumu Sarongo. Abantu benshi bagiye babibona, abavuga yuko bibwe ibintu bitandukanye. Hari abibwe inka, hari abibwe amatungo atandukanye, hari abibwe cyangwa se abibwa amamoto. Ibintu byinshi byagiye bigaragara, benshi bakabarangira bati tubarangire umuvuzi nyawe ubizi ubishoboye. Sarongo yatawe muri yombi rero, yambaye amapingu, ahagaze neza aho RIB nyine yamusanze. Bamutunguye bamusanga iwe mu rugo. Ibyaha uyu mugabo akurikiranweho birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba,
guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira urwego rw'umwuga, impamyabushobozi, impamyabumenyi cyangwa se ubushobozi buhabwa umuntu wujuje ibyangombwa n'icyaha cy'iyezandonke. Ibyo ni bimwe mu byo arimo aregwa. Benshi bajya baregwaho ibi bintu bakekwaho, mu gihe barimo bakekwaho amakosa nk'aya ngaya, ibi byose bikarangira batanze amafaranga ashobora gutuma basohoka aho bari bashyizwe mu rwego rwo kugira ngo bafungwe, bakagira bababuranira bakavamo muri urwo rukiko badafunzwe cyangwa se badashyizwe mu magereza igihe kinini cyane. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry, yagarutse kuri ibi avuga ko uyu mugabo yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rikorwaho rishingiye cyane cyane ku birego abantu bamuregaga. Yaregwaga ibyo byose twavuze haruguru. Ati yafashwe nyuma y'iperereza yari amaze iminsi akorwaho, aho nyine yaregwaga n'abantu batandukanye, akabizeza ko ari umuvuzi gakondo ufite imbaraga zidasanzwe zo kugaruza ibyibwe ndetse n'ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, akavura inyatsi, akaba kandi ngo afite n'imbaraga zo gutanga urubyaro. Ikibabaje muri ibyo byose, uyu Sarongo wasangaga yamamazwa cyane cyane n'imbuga nkoranyambaga nk'umuntu udasanzwe. Sarongo kandi kugeza ubu ngubu uyu munsi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata, aho asanzwe nyine atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Nyamata, akagari ka Nyamata, ni mu mujyi w'umudugudu wa Ramiro ya kabiri. Mu gihe kandi ibi bikorwa yabikoreraga mu kagari ka Maranyundo, niho yakoreraga ibi byose. Umudugudu wa Mayange akaba yarafatanywe impu z'ibisimba bitandukanye, amacupa atandukanye arimo ibyo yita imiti, amagi n'inkono z'ubwoko butandukanye. Kugeza ubu ngubu iperereza rirakomeje ngo akorerwe dosiye ishyikirizwe ubugenzacyaha. Sarongo afunzwe nyuma y'aho nyine umuvugizi wa RIB aherutse gutangaza ibice 5 uru rwego ruri kwibandaho cyane cyane bigaragaramo ibyaha hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Ibyo bice n'icy'imyidagaduro, abahanzi baririmba, iyobokamana, ivugabutumwa, kwamamaza imbaraga zidasanzwe n'ubupfumu, gukangisha, gusebanya hakoreshejwe amashusho, ubwambure no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Uyu we rero ibyo aregwa mwabyumvishije ni byinshi bikubiyemo. Ikindi kigaragara nuko urebye mu byo bamusanganye mu rugo haragaragaramo byinshi bitandukanye, nawe byagutera ubwoba, bigendeye nko kuba wabona iri shyiga ryubatse mu rugo iwe, izi ngobe ziriho, utu dukono turiho, aka gakombe gateretse ku ruhande n'utu dukono tundi turi ku ruhande hasi, utu twuho twamenaguritse turiho tuzengurutse turi ku ruhande rw'iburyo. Ariko wareba izi ngobe uko zihagaze ukibaza ngo ibi byaba bisobanuye iki mu muco nyarwanda? Mbese koko abapfumu, nimba aramutse ari umupfumu koko, ibi bintu akaba bikoresha mu buryo bwemewe cyangwa se mu buryo abikoramo? Niki cyaba cyatumye inzego zibishinzwe ziza? Kuko hari benshi barimo bavuga bati yambwiye ngo nimwohereza amafaranga ya naya ndayohereza, ariko birangira bityo. Kuki abantu batari barareze icyo gihe? Kuki bareze uyu munsi? Nimba hari abo koko yarakoreye kubeshya bikaba bibaye uyu munsi, yaba ari iye mpamvu ahise aribwo atabwa muri yombi? Mbese niwe waba ukora ibi byonyine mu Rwanda, ubeshya cyangwa se ukora ubu butekamutwe? Ibi byose bigenda bikorwa, inzego zibishinzwe ziba zibireba, zigaceceka gahoro gahoro. Byamara kuba byinshi, abantu barariwe amafaranga ari benshi cyane, zikabona kubyinjiramo. Ndibaza ngo baragaruza amafaranga y'aba baturage? Nacyo ni ikibazo umuntu yibaza. Nimba atagarujwe se, nimba bigenze bitya, nk'ubu mu minsi mike cyane aramutse arekuwe, icyo cyizere ku nzego zibishinzwe cyane cyane iz'umutekano, kuko benshi barafungwa bagaragaje ibyo barimo baregwaho, ibyo bakekwaho. Reka mvuge icyo kinyarwanda, utaragera mu bushinjacyaha ngo ugere imbere y'urukiko ubu ugikekwaho. Tuvuge ngo Sarongo arakekwaho, kuko ubu tuvugana imbere y'amategeko aracyari umwere. Ibyo byose bavuga navuga ko ari ibyo akekwaho. Biramutse bimuhamye, hari amategeko, hari ingingo zishobora kumuhana. Mu gihe kandi nawe yaramuka bagaragarije yuko arengana, ibyo akora ari akazi ke ka buri munsi, icyakurikiraho ni ikihe? Reka turindire ibyo amategeko agiye gushyira mu ngiro kuri ibi byose. Ariko ukibaza ngo mbese koko ibi byose ubirebye bigaragarira imbere yawe n'amaso, uyu ni umuvuzi gakondo? Bwaba ari umutekamutwe? Igisubizo ucyandika muri komenti hasi. Ndi Jean Chrysostome Habanabakize. Dukurikire kuri Ayo TV Live, ubundi nurangiza iyi channel ukande subscribe. Byari ubutekamutwe kugira ngo bibonere
abakiriya izo mbaraga yakoreshaga kuki atazikoresheje arwanya inzego z'umutekano? Icyishe inyuma y'ibi ni ikihe? Mbese byari amaco y'inda? Ngayo nguko niko byifashe. Kanda subscribe, ukore like, uduhe comment zawe. Mbese wowe nawe harayo yakuriye? Abantu benshi badukurikiranye ndabizi muri benshi, mutubwire mwebwe namwe harayo yabariye. Uramutse ufite inkuru y'umwihariko mpamagara kuri nimero yanjye bwite ni 07 838 00 133 07 838 00 133. Wadushyigikira ukadutera inkunga kuri channel Ayo TV Live.